Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze hano kuri Mega TV Rwanda. Uyu munsi rero aka kanya tuvugana nkuzaniye amakuru mashya agezweho, na amakuru ataramenywa n'abantu benshi, ariko ndagira ngo mubwire ko uwo bita Vestine na Dorcas bamaze gufata y'ikirere iberekeza hariya muri Canada. Nk'uko mubibona ku mashusho rero, ni amashusho agaragaza Vestine ndetse na Dorcas bari ku kibuga cy'indege ndetse na timu yabo yose, ndavuga timu ya MI Music, harimo M Irene, harimo n'abandi bagiye batandukanye. Bose urabona ko bose biteguye rwose kugira ngo abinjire mu ndege bambuke bajye muri Canada, mu bihugu bigiye bitandukanye, aho bagiye gukora tour hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko nawe ubibona rero, urabona ko byari ibintu byiza cyane. Abantu ndavuga Vestine na Dorcas bari gusezera abantu bavuga bati twe tugiye muri Canada. Ku nshuro ya mbere rero birabaye bwa mbere Vestine na Dorcas babafashe rutema ikirere, muri make buriye indege bagiye hanze mu bikorwa by'akazi. Ni ibintu byiza cyane, ariko hari ibintu byinshi byagiye bigarukwaho bivugwa kuri iyi nkuru, cyangwa se ko kuba bagiye muri Canada. Ari byo nshaka kugira ngo nkubwire 5 kuri 5. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugutega amatwi. Ubundi ukuntu ibintu bimeze, byatangiye aba bakobwa Vestine na Dorcas bavuye mu gitaramo cyabereye Camp Kigali, igitaramo cyari cyo gusezera abanyarwanda, aho kwinjira byari ubuntu rwose. Bari bamaze gukora icyo gitaramo rero mu masaha y'ijoro agera saa 3 gutyo, nibwo igitaramo cyari kirangiye. Hanyuma barangije bafata utwabo, bahindura imyenda, baritegura neza, barangije bahita bajya ku kibuga cy'indege. Nk'uko namwe mubibona rero, murabona ko bari abantu biteguriye urugendo rwose, bafite icyo nakita ibikapu, bafite timu ngari ibaherekeje, ubona ko ibintu byose bimeze neza. Hanyuma rero abantu bahise bavuga bati Vestine na Dorcas nyine baragiye, baradusize, ubwo bagiye kujyana timu. Ariko hari ikintu abantu bakomeje kugarukaho, bavuga bati ntabwo bari bazi ko umugabo wa Vestine, Idrissa Witraogo, ari busigare mu gihugu cy'u Rwanda. Bumvaga nk'uko basanzwe bajyana mu bitaramo bigiye bitandukanye, no kuri iyi nshuro barajyana muri Canada. Ariko siko byagenze, kubera ko urabona ko umugabo witwa Idrissa Witraogo, umugabo wa Vestine, we yahise asigara, yahise yigira mu rugo nyine, areka umugore we Vestine ajya gukorera amafaranga hariya muri Canada. Muri make ni ibintu byakomeje gutangaza abantu benshi. Ikindi kintu cyatangaje abantu benshi kuri ibi ngibi ni uburyo iyi timu ya MI Music yikoreramo nyine Vestine na Dorcas yajyanye na Inkindi Aisha muri Canada. Ni ibintu byatunguye abantu, nabwo baravuga bati gute Inkindi Aisha ajyana na timu ya Vestine na Dorcas. Nyine byabaye ibintu byakomeje kuvugwaho na benshi, ariko iyi nkuru ndagira ngo mubwire ko nta hantu na hamwe wapfa kuyisanga, kubera ko twe tuyikugezaho mu bambere. Ikindi kintu rero cyakomeje kuvugwaho ni ukubera ikintu kijyanye no kuba aba bakobwa Vestine na Dorcas ari ubwa mbere bagiye mu ndege, ari ubwa mbere bagiye muri Canada. Muri make urabona ko ari ibyishimo byinshi, urabona ko ari indi ntambwe rwose bateye. Nk'uko nawe ubibona, ari ukuntu umuntu aba agiye gukora ikintu bwa mbere mu buzima, kikaba ari ikintu nyine navuga ko gifungura amarembo yo kuba umuntu ari open. Urabona iyo umaze kugira izi visa cyangwa se passport, ibintu biba byoroshye gutaha. Noneho uraza ugahita ugenda mu buryo bworoshye. Muri make iyo uri indege bwa mbere
ubonye urufunguzo rw'ahazaza rwo kuzakomeza wambukiranya ibihugu uva mu Rwanda nyine uko ushatse. Muri make ubu ngubu abakobwa bacu bagiye kujya bambuka rwose, dore ko ubu ngubu nta kintu kibatangira. Murabizi neza ko Dorcas yamaze gusoza, ikindi Vestina we nawe nyine uri gukora akazi nyine, afite umuryango agomba kwitaho, akazana amafaranga mu rugo. Ikindi kandi urabizi ko abangaba bakunda umuziki, urumva rero abangaba bafunguriwe amarembo kuri inshuro ya mbere Irene abajyanye hariya muri Canada. Hanyuma rero abantu bakomeje kuvuga amagambo menshi nyuma yuko abangaba bagera kuri babiri, ndavuga Vestina na Dorcas, baciye mbere yuko ibi byose biba, hari haciyeho umunsi bagiye kuri channel ya Irene, aho bavuze ibintu byinshi bigiye bitandukanye abantu bakomeje kugarukaho, aho uwo bita Dorcas ubwe yasutse amarira rwose imbere ya kamera avuga ati Vestina rwose yarambabaje cyane kuba yarashatse umugabo. Ikindi kandi bavuze buryo ki nyine ari ubwa mbere bagiye muri Canada, bavuga bati ibi bintu ese biramutse ari inzozi koko atari ibyanyabyo, bya bimeze bite? Bavuga Vestina cyane cyane avuga ati nk'ubu ngubu ngewe kuba narashatse umugabo, kuba ndi mu buzima buryoshye gutya, biramutse ari inzozi byaba ari ibintu bimeze bite? Ati nkahita mbyuka nkisanga ndacyari Musanze, ahubwo bahise bambyusa ngo ujya kwiga, nyine ibi byose byari inzozi. N'ikiganiro rero cyari cyiza cyane, ikiganiro cyari kirimo imbamutima zabo, bavuga uko biyumva bisanzuye rwose, ubona ko ari n'abantu bishimiye kuba bagiye muri Canada. Muri iyi video rero bajya muri Canada cyangwa se bagiye mu ndege, ntabwo byari byoroshye kugira ngo abanyamakuru babashe kuba bagira ikintu bababaza. Byari ibintu bigoye cyane, nk'uko namwe mubibona, nyine baba baprotejwe. Nyine urumva abahanzi ntabwo bagomba kuvuga ibintu byinshi, abahanzi nk'abangaba noneho bakora gospel. Byari ibintu rero bigoranye kugira ngo tugire amakuru dutara nyine ku bintu baba babajiye ngo twumve wenda emotion zabo, ariko icyo ubona cyo urabona ko ari abantu bishimye rwose, n'abantu bameze neza, bishimiye kuba bagiye mu ndege ku nshuro ya mbere. Murabizi namwe kujya mu ndege ku nshuro ya mbere biba ari ibintu byiza rwose. Tuvuga ngo reka tubifurize amahirwe n'imigisha ku byo bagiyemo. Icyo ngusezeranya ni kimwe gusa, nuko kuri iyi channel ngiye kujya nkunyuzaho amakuru yose y'aba bakobwa Vestina na Dorcas. Ubwo akandi gakura kariko kose kangeraho, nanjye nta kabuza n'uguhita nkabagezaho 5 kuri 5 mu ba mbere, nkuko dusanzwe tubibakorera nka Mega TV Rwanda. Amakuru tuyabagezaho mu ba mbere. Njyewe nitwa Ibel na iyi channel niyo bita Mega TV Rwanda. Reka nkubwire ngo ciao, bye bye. Nizere ko wakoze subscribe, like, share, comment kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Ciao, bye bye. Amahoro y'Imana abane namwe.